bagasanga abasenga kenshi nibo basubizwa cyane abanyabyaha mu mazu yabo abakiranutsi bacumbika hari n'ababura y'ubukode bagasohorwa bakazerera bakabungana karago kandi barasenze Imana umuhanda w'uruzerero bakawugenda batabishaka kayibona gace nyuma akavugira mu bitugu byabo ati umuhanda w'uruzerero murawugenda mwanga mukunda hari igihe umuntu yicara maze agatekereza cyane agasanga abasenga kenshi ataribo basubizwa cyane abanyabyaha mu mazu yabo abakiranutsi bacumbika hari n'ababura y'ubukode bagasohorwa bakazerera bakabungana karago kandi barasenze Imana umuhanda w'uruzerero bakawugenda batabishaka kayibona agace nyuma akavugira mu bitugu byabo ati umuhanda w'uruzerero murawugenda mwanga mukunda mugafata umwanya wo gusenga mushaka mu maso y'Imana mwagize neza muraza 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 yo mwagize neza muraza ibisubizo biraha ibisubizo biraha mwagize neza muraza 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 yo mwagize neza muraza dore ibisubizo biraha kuremera ubuhamya bushya bikagira ibintu gukandagirira ubuzima aricyo nabonye ushaka ibintu ukabibona hakaba n'igihe gitera amababa bikaguruka bikagenda usenga Imana ukavunika wahitaba bigaceceka ariko iyo yitamuruye ihagumye ikakuremera ubuhamya bushya bikagira ibintu gukandagirira
mumere nk'abarwirukankanya mugenda mu ruterera amacumu hariya ruguru mu mukingo. Aya macumu kwita uruki ibi ese burya muraho bo ku Kabeza. Nibutse ijambo rivuga ngo izina ryiza ngo ntiryabujije umukobwa. Muraho Kabeza Kabeza. Nta kintu kiri nko kuba ahantu hitwa Kabeza ukahaburira ibyiza ugasigara urimba ngo nta keza k'inaha, kandi ubarizwa utuye wiriwe waramukiye wabarijwe wateraniye waririmbiye wabwiririjwe wavuganiye n'Imana, ariko ukahava ugifite izina ribi. Nta kindi kiritera, mwebwe mbahaye uruhushya mube mwiyicariye. Hari ubundi bwami buterana kugira ngo burwanye icyo natwe twaje gushaka. Buriya kurya usenga hari ibindi bitero nabyo byiyegeranya ngo bigire imbaraga bizakujonogore. Hari ubundi butware bugira ngo buzaze bukandagire buribate bunyuke bukureho imigambi y'Imana yakuvu. Niyo mpamvu rero ubu rwateyemo ngo ni uruki kandi uru ruzerero ntabwo warukangisha karuvati. Njyewe nari nzi ko ku Kabeza nta dayimoni w'uruzerero wigeze ahagera, none namwe mwarashize. Kandi rukora mu mpande zombi, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ntiwarukangisha imyaka myinshi umaze mu gakiza, urakunoba. Ntiwarubwira ko wabyaye cyane abandi barahebye namba, uragusokoza. Ntiwaruratira ubwinshi bw'amashuri wize, uraguhonda. Ntiwarutunga ikofi yuzuye amafaranga, rurayikandagira rukayikandagirana na momo yawe na Airtel Money, ndetse benshi ureba hano ikimenyimenyi ko rwabishe. Konte nyinshi z'abantu bari aha ntizigikora, abandi kubera kubirambirwa bibagiwe umubare. Babonye mesaje ngo kontorora konti yawe, aravuga ati nta n'ijana mperuka gushyira kuri konti. Urebye ndakanaguzwa utwombona ndatumira, ndetse n'utwomira nta kintu twamariye. Mu nda harahotswe akabuno karanyunyutse, ntacyo nsigaye ngo nsigaye ndi gukanaguzwa. Icyami yo ku Kabeza ive mu ijuru zirunike, uru ruzerero rwara tuzengereje nyine. Urwambariraho bakabona uraberewe
byashize. Ururirimbiraho bakagira ngo nta ruhara ariko wararangiye ugeze kuri finale. Ariko umuririmbyi yavuze ngo mwagize neza muraza yo, mwagize neza muraza, ibisubizo biraha. Hari igihe umuntu yicara maze agatekereza cyane, agasanga abasenga kenshi atari bo basubizwa cyane. Dore abanyabyaha mu mazu yabo ngo abakiranutsi bacumbacumbika. Bagira gute? Bagira bate? Ese namwe biracyahaba? Mufite izanyu ntabwo mugikodesha. Hari n'ababura y'ubukode bagasohorwa bakazerera. Hari abantu bakizererwa hano kubera akabunga n'akarago, kandi barasenze Imana. Umuhanda w'uruzerero bakawugenda batabishaka, batagira bate, wawugenza maze dayimoni agaca inyuma akavugira mu bitugu byabo ati umuhanda w'uruzerero murawugenda mwangamo kunda. Ariko uyu munsi bazanye ijambo rivuga ngo cyumurangiriza ahangaha Mana, ahangaha Mana, umurangiriza ahangaha Mana. Uyu mudayimoni w'uruzerero yaratuzegereje, Mana murangirize hano kuko aratubangamiye. Twirukanira uruzerero ku buzima, mwami Imana yacu we, twirukanira uruzerero ku buzima, twirukanira uruzerero ku buzima. Na dayimoni uruzana ntabwo ari wowe waruzanye. Hari akagambane kandi kameze imirizo, hari ubucakura kandi bwameze amahembe. Ariko iyitwa Uwiteka iravuga ngo mwe mwagize neza muraza. Icyo mwari mukwiriye gukora ni ukuza, namwe mwakoze ubwo mwaje. Nyiramaboko maremare, nyiramarembo yerusha umukorombya kugira isura nziza n'isuku izira umwanda habe n'akavumbi. Mugabo udatunga impeshi mu buturo bwe yitwa data waruse bose tukavugana byose. Yazanye ikintu cyitwa rurangiza rw'uruzerero. Aho rubera rubi ruhangayikisha n'abagaragaza agasura. Aho rubera rubi ntiwarukangisha yirindwi urangije. Aho rubera rubi ntirwatinya icyungo cyangwa isafuriya. Aho rubera rubi ntiwarukangisha ko ari inshyushyu ngo rwirengagize rujye gufata abaraye babonye mu karu. Rurakunezeza rukagushwiragiza. Dayimoni w'uruki. Igitero cya kabiri kiravuga ngo ubuzima ni gatebe, ngo hariho abantu bari mu bisubizo batarabisengeye. Ngo ariko Imana yacu nayo ifite gahunda yo kubakata icenga ngo basigare bakanuye amaso. Aha harimo ijambo rivuze ngo nta butaka busigaye mu gihugu budafite nyirabwo, n'ubutabaruye ku muturage bubaruye kuri leta. Bisobanuye ngo niba imukuyemo ikamuguha, igiye kureba umuntu utamukwiriye umucomore migucome. nuko irabigenza. Niba abandi batuye mu byabo, niba abandi bari mu bisubizo batarabisengeye, iracomoramo igucaho mekemo.